Yesaya 65:18. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. ahubwo nimunezerwe mujye mwishimira ibyo ndema, kuko ndema i Yerusalemu ngo mpagire ibyishimo, nkarema aha abantu baho bakaba umunezero. Amen. Amen. Comme d'habitude, il y a une nuance là, mu Kinyarwanda cyacu. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Je n'ai pas encore créé. Je vais créer. Imana iravuga ngo mwishimire ibyo ndi bureme. Nta kibazo mubona? Twebwe muri kamere yacu abantu twishimira ibyo twagezemo. Naho Imana handi iravuga ngo mumaze kumenya ibyo nshaka kurema mutangire mwishime. Biroroha se? Twebwe dufite ikibazo gaca kiniho mu Barundi ngo amavuta y'umugabo nayamurayemo. Dushaka ibintu turimo ako kanya. Imana iravuga ngo mwishimire ibyo nenda kurema. Ntabwo irabirema ngo mwishimire ibyo nenda kurema. Nuvuga ngo hari ibyo Imana iteguye muri uyu mwaka kubera, ariko rero ntabwo bashobora kubyishimira kuko batarabibona, kubera ko bo bagendana n'ibyo babona n'amaso. Bibiliya niyo mpamvu ivuga ngo c'est pas l'espérance que nous sommes sauvés, ngo twakijijwe kuko kugira icyo twiringira. Abaroma 12:12. Mwishime mu byiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye. Amen. Amen. Mwumvise? Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière. Ngo twishimike. Twishime ibyo Imana imaze kuduha? Twishimike. Ibyiringiro. None ibyiringiro ni iki? Ni ibyo utegereje utarabona. Ngo ibyo umaze kubona ntabwo uba ukibyiringira. None se Bibiliya kwivuga ngo twishimire ibyo twiringira, kandi tukaba dufite byinshi twiringira ko Imana izakora, ariko kwishima bikanga. Kwishimira bikanga. Ngo soyez patient dans la ibyo bituma utishima. Amen. Ngo wihangane muri ibyo, ariko ntibikubuze kwishimira ibyo witeze mu Mwami Yesu Kristo. Impamvu abakristo batishima mu by'Imana ibabwira izakora, iby'Imana ibabikiye, ni ukubera ko babuze igituma ibyiringiro bigira imbaraga, ni ukwizera. Babuze kwizera. Ibyiringiro bidafite engine, bidafite moteur yitwa kwizera, nta mbaraga bigira. Nta mbaraga bigira. Imana ibwira Abayuda nabo ngo bishime. Umviriza, ibabwira bishime ibintu izakora kera, ariko batangire babyishimire. Zakariya 2:10. Imana irabwira Abisirayeli ngo bishime ibintu izakora kera. Wowe noneho si kera, yakubwiza bikora muri uyu mwaka, ariko ntabwo wishima. Abuze iki? Kwizera. Abarere babwiye ibintu izakora kera imyaka ibihumbi. Soma. Ririmba unezerwe wa mukobwa w'i Siyoni we, nanjye ndaje nguturemo imbere, ni ko Uwiteka avuga. Amen. Ese amagambo wayumvise? Umukobwa w'i Siyoni ni Yerusalemu, ni ubwoko bw'Imana.
ni umurwa kandi ni ubwoko bw'Imana. Natwe buriya twitwa Yerusalemu, imvugo y'umwuka ngo nibishime. Kubera iki? Hano umviriza, igihe Yesu yazaga, Zakariya yarahanuye ngo ishime. Ibinyejana 6 mbere yo kwaza, Zakariya yarahanuye ngo ishime wa mukobwa w'i Siyoni we, dore umwami wawe araje yicaye ku cyana cy'indogo aciye bugufi. Byarabaye n'ibyabaye. Byarabaye. Ntabwo ari bisubiwemo hano. Hano ni igihe azagaruka no gutura muri Yerusalemu mu bwoko bwe. Yababwiye ngo igihe bazamubona aje bishime. Yavuze we bishime kuva wakibivuga. None se bimaze kuba? Kuva igihe cya Zakariya kugeza kuri Yesu, amen, imyaka 500 irenga, kongereza imyaka 2000 turimo, imyaka isaga 2500. Aracababwira ngo bishime. Oye bizi. Ariko twebwe se nibyo akubwira za kwa mu cyumweru gitaha ntago wishime. Ntago turwaye bandubwira ngo turarwaye. Nashaka mutekereza aya magambo ya Zakariya tuyashyire muri context yayo, kuko iri ni ishuri ryo kwizera. Mubirize, turarwaye indwara mbi yo kutizera, yo gushidikanya, yo kugendesha amaso y'inyama n'amaraso. Amen. Pousse des cris d'allégresse. Imana ivuga kwishima. Pousse des cris d'allégresse. Muhinga bivuga gute? Ririmba unezerwe. Ririmba unezerwe. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi. Ni ukuvuga ngo c'est jubiler dans la joie. Kunezerwa. Uka-expressinga umunezero. Ntabwo ari kuririmba gusa. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Ririmba unezerwe wa mukobwa w'i Siyoni we. Car voici je viens. Dore nanjye ndaje. Et j'habiterai au milieu de toi. Nguturemo imbere. Dit l'Éternel. Ni ko Uwiteka avuga. Amen. Tegereza kuri ibyo. Byavuzwe mu gihe cya Zakariya, Yesu ataraza. Ariko ngo ababigenewe ngo batangire banezerwe, baririmbe, banezerwe, bashime. Bishime nako. Mwabitekerejeho? Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi. Ririmba unezerwe wa mukobwa w'i Siyoni we. Sing and rejoice, O daughter of Zion. For behold, I come and I will dwell in your midst, declares the Lord. Hano ngo I will dwell in the future. Ariko ngo sing and rejoice in the present, in your time. I will dwell in the future. Nuvuga ngo Imana iravuga ngo ririmba uyishime wa mukobwa w'i Siyoni we, nonaha nkivuga. Kubera iki ukwiye kuririmba ukishima? Kuko ari igihe nzagaruka muri wowe gutura. Kuko mbere naraje hanyuma ndagenda, ariko noneho ningaruka nzabanje gutura muri wowe. None Imana irakubwira kuririmba no kwishima kubizaza mu minsi mike iri imbere, muri uyu mwaka, bikakunanira. Kandi yabwiye Abisirayeli ngo bishimire. Uyu Zakariya yabayeho ikinyejana cya 6 mbere ya Yesu. Amen. Mu mwaka wa 518, 520, mbere ya Yesu niho yanditse bimwe biri mu gitabo cye Zakariya, Umwuka Wera abimuhaye. Kandi ibyo Zakariya yavuze byose byarabaye. Yaravuze ko Yuda azagurisha Yesu, azafata amafaranga ifeza 30. Zakariya yarabivuze. Azakira ifeza 30 kuyagurisha umwana w'Imana inzira karengane. Hanyuma ayo mafaranga ntabwo azayarya, ahubwo azajya kwimanika
ibyo Zakariya yarabivuze, kandi niwe yavuze ngo Yesu azaza yicaye ku nyana y'indogobe igihe azaba aje mbere na mbere gucungura. None aravuze ngo Yesu nyine azagaruka noneho aje gutura. Ngo ibyo rero ngo binezeze Yerusalemu n'abaturage ba Isirayeli, kuko azagaruka aje gutura muri bo. Ntabwo azaga aje noneho iminsi mike ngo agende, azaba aje gutura, azaba aje gusoza ubuhanuzi bwo gutura. Iyi ni millennium, ni ya ngoma y'imyaka 1000. Ngo bagiye ute banezerwa. None wowe Imana irakubwira uyu mwaka haguruka urabagirane, umucyo wanyu uzakurasira, ubwiza bwanjye buraze kuri wowe. Mu isi hazaba amarira no kuboroga n'ibiteye ubwoba, ariko kuri wowe uba mu bwisho bisumba byose, mu gicucu cyishobora byose, ariho muri Kristo, ariho dwelling place yacu, ariho twibera, ariho shelter yacu. Haleluya. Ariho igihome cyacu, aho turi muri Kristo, ahantu h'amahoro. Haleluya. Ahantu hari tuze. Imana ikakubwira ko Imana iraguha umugisha, ikubeka umugisha. Ntabwo wowe uyu mwaka ukurindirije amarira, ntabwo uyu mwaka ukurindirije ibibi, ntabwo uyu mwaka ukurindirije kwiheba, ntabwo uyu mwaka ukurindirije amakuba. Imana iravuga ngo uzareba ineza y'Imana muri uyu mwaka. Imana izaha umugisha ibyo ukora byose. Imana izakujya imbere mu nzira zawe. Haleluya. Imana izaba umwanzi w'abanzi bawe. Haleluya. Imana ni aliye wawe. Haleluya. Hanyuma Imana ikakubwira byose, ariko yashaka ibyishimo, yashaka indirimbo, yashaka kunezerwa ikabibura. None habuze iki? Habuze kwizera. Ibyiringiro bidafite kwizera ni imfabusa, ntacyo bimaze. Na niyo mpamvu yavuze ngo ese nagaruka azasanga kwizera mu isi. Kwizera nicyo kibazo. Abantu ntabwo bizera ibyo Imana yavuze. Iyo birababaza Imana cyane. Amen. Kandi urebe ikibazo, ntibanazi uburwayi bwabo ngo babusengere. Ntibanazi n'uburwayi bwabo ngo babusengere kugira ngo Imana ibakize kutizera. Nk'uriya mugabo yazanye wa mwana ngo intumwa zimusengere dayimoni y'igicuri, hanyuma intumwa ngo ntizishobore. None akabona Yesu aje akavuti ngo nimba ushoboye untabare ungirize umwana, intumwa zawe byabananiye. Yesu uravuga ngo nimba ashoboye. Umwami aratangara ngo reka byose bishobokere wizera. Hanyuma asenga isengesho ryiza, ntabara kutizera kwanjye. Nuvuga ngo mu gisore amejitambua, yimenye. Twebwe ntago twiyizi, atugitambuwe. Niyo mpamvu tuguma turaho gusa. Amagambo y'Imana tukayumva, rien ne change. Atu yacu ni yayindi. So malade. Ushaka ukiri ngo arayirata. One malade. Ntago twizera. Dore nababwiye ngo ibyo Imana yavuze uyu mwaka mu rwego rw'isi byaratangiye. Iriya Los Angeles ya California, iriya Hollywood, ariya naho narahageze. Iriya Hollywood yahiye igatuma abanyeka bakangarana, igatuma perezida w'igihugu Biden ahagarika urugendo rwe kujya muri Italy. Iriya ifite icyo ivuga kuri Amerika. Kiriya ni igikoresho cy'ibyo bita soft power. Ariho hard power muri politike, muri diplomasi y'ibihugu, ariko bita hard power na soft power. Iyo abanyamerika bagiye gutera Iraq ni hard power, bakoresha intwaro. Ariko iyo bashaka ibihugu bibubahe ndetse babyinfluence, bakoresha Hollywood.
ni bita soft power. Ni ukuvuga ngo kuganya ibindi bihugu utakoresheje imbunda, ugakoresha culture yawe, wabize n'ibindi bintu byose, ukabereka ishusho nziza y'igihugu cyawe, sibyo? Noneho ukabafata rero. Niyo mpamvu isi yose urebe kuva mu burasirazuba ugere burengerazuba, ikusi n'ikasikazi, uzabona ko abantu bose bari ku isi bafite agasignature ka American culture. Imyambarire, kuvuga, iyo behavinga, McDo iri ku isi yose ni abandi. Hano ni muyifite se? Ubu mucyo se kugenda hariya ahantu hose hariho coffee shop. Ni yawe? Ni marke he? American. Coca-Cola ni marke he? American. Imyenda mwambara muhindura, sibyo? Ngaho mu mavi mwayiciye nako mwayiguze icitse, sibyo? N'ibindi byose ni marke American. Nuvuga iriya bayita soft power. Nuvuga ngo inuzonganye par soft power. They own our heart using soft power. Which means Hollywood. None Hollywood yahiye. Nuvuga ngo ni intwaro ya Amerika, atari yo kurasa gutya, ariko ifite imbaraga yo guhindura imico y'abantu. Ko Hollywood ni produce amasinema, amafilme, kandi amafilme agatravaye ubwenge bw'abantu, tukashaka kurya nkabo, kuvuga nkabo, kugira nabo, ugasanga ibyacu turabyanze ngo ni bishitani, ngo ni bibi, tugafata ibyabo. Ahubwo ngo ugende wigurira ibirayi byahawe, ubikira ifiriti urye, kandi biri organic, bimeze neza. Urashaka ibyo kuri McDo, inyama ziseye murazifite, ibirayi murabifite, ngo McDo gusa. Tangaza. Iriya rero ukuvuga ngo baradufasha abari mu isi, Amerika iradufata. Niyo mpamvu bavuga ngo isi iri muri americanisme. Iri muri americanisme. Mwabyumvise? Dore telefone ni yawe. Nubona ko nibereye hano, nuko nyine ngiye nibereye muri ya dwelling, ya shelter, ariwe mwami Yesu. Nawe ubundi nubwo ndi hano barankontorora, kuko telefone ni yabo, barayifite hariya, bamenya aho igeze. Bari mubizi ibyo. Mvuye hano nkagenda gutembera quelque part hariya, barabimenya, kubera ko telefone zabo aho ziri ku isi zose barazikontorora, barazimonitoringa, barakontorora isi. None urumva rero Hollywood yabo yahiye. Reka dutekereze rero kuri iri jambo Zakariya kangahe? 2:10. 2:10. Okay, ongera basomera. Ririmba unezerwe wa mukobwa w'i Siyoni we, dore nanjye ndaje nguturemo imbere, ni ko Uwiteka avuga. Amen. Amen. Ntabwo Imana itubwira ngo tunezerwe kuko itwiringiza twamaze kubibona, ngo c'est pas l'espérance que nous sommes sauvés, ngo turakizwa kuko kugira icyo twitega. Ntabwo tunezerwa kubera ko amasezerano yasohoye turi arimo nonaha. Tunezerwa kubera ko ayo masezerano, amen, ni nk'uko ibyasezerano bifite. Rero ntabwo uzanezerwa ari uko wamaze kubikoraho. Imana ishaka kunezerwa utarabikoraho, ngo nibyo biyereka ko wemera ko Imana itabeshya. Bangahe se babyemera? Twebwe tunezerwa ibyatugeze mu nda.
nibyo bitunezeza. Abarundi baravuga ngo amavuta y'umugabo yamurayemo, mwe mushaka ibibararamo ubusa. Iyo Murundi avuze ngo amavuta y'umugabo yamurayemo, ngo ibyejo ngo ntabwo ari ngo arashaka nonaha. Abafaransa nabo ngo un vaut mieux que deux, tu l'auras. Ngo un vaut mieux que deux, tu l'auras. Nuvuga ngo ibyo ubwira ngo nzabibona kera, nimba hariho na duke butumaye. Wabibizi? Ibyo nibyo rero bikurikirana n'abakristo mu itorero. Ega Esawu nawe yagiye. Esawu nawe yagiye. Yagurishije kuba samuragwa, ngo arashaka ibumara inzara yako kanya. Umwuka wa Esawu kandi bivuga ngo murebe neza ntihazagire ba Esawu muri mwe. Imana ivuze abantu ngo tubafate urugero, nuko imyuka yabo ntawe yagiye. 14 yabaye Burayi, 12 yabaye Burayi, mwageze 12 yabaye Burayi, ku murongo wa 15 kugeza kuri 17 umviriza iby'uwo Esawu. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi ukabahagarika imitima, abenshi bagahumana. Kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu, waguranye umurage we umwana w'imfura igaburo rimwe. Kuko muzi yuko hanyuma ubwo yashakaga kuragwa umugisha atemerewe, kuko atabonye uko yihana, nubwo yabishakaga cyane arira. Amen. Amen. Murayumva? Uyu mwuka wa Esawu rero niwo uratuteza ibyo bibazo byose byo kutanezererwa ibyiringirwa. Niyo mpamvu les chrétiens ne sont pas heureux. Twabonye hariya Zaburi 112 uwuhiriwe wariwe ngo nuwiringira Imana, atinya Imana, yiringira Imana. Ibyiringiro ariko twebwe biratugora. Kadusubire mu mateka ya Esawu kwanza twumve hariya Itangiriro 25 dore ku murongo wa 27 tugeze 34. Aramwegera. Itangiriro 25 27 34. Abo bahungu barakura. Esawu aba umuhigi w'umuhanga w'umunyeshyamba. Yakobo we yari umunyamahane make, yabaga mu mahema. Maze Isaka yakundiraga Esawu kuko yajyaga arya ku muhigo we. Rebeka we yakundaga Yakobo. Bukeye Yakobo ateka imboga, Esawu arinjira avuye mu ishyamba akoza. Esawu abwira Yakobo ati, ndakwinginze ngaburira ku bitukura utetse kuri ibyo bitukura byawe, kuko nkoza. Nicyo cyatumye yitwa Edomu. Yakobo aramusubiza ati, keretse twagura ubutware bwawe uyu munsi. Esawu aramusubiza ati, ubu se ko ngiye gupfa, ubwo butware bumariye iki? Yakobo aramubwira ati, ndahira uyu munsi. Aramurahira, agurisha Yakobo ubutware bwe. Yakobo aha Esawu umutsima n'ibishyimbo yatetse, ararya aranywa, arahaguruka arigendera. Uko niko Esawu yasuzuguye ubutware bwe. Amen. Mwumvise? Niyo mpamvu umwuka wera yamugaruye mu Baheburayo. None ikibazo cya Esawu cyari iki? Kubera ko yabitakaje. Yari samuragwa, umwana w'imfura niwe aragwa ibyase mu mategeko ya Mose. Amen. Nuvuga ngo iby'Imana yahaye Aburahamu kutransmeta ku rubyaro rwe, akaba yatransmese Isaka. Esawu niwe yari kubifata. Iyo Esawu atasuzugura iryo sezerano, iyo kuba samuragwa, uyu munsi batuvuga duti Mana ya Aburahamu
na Isaka na Esawu. Ubu tuba tuvuga ngo mana ya Aburahamu na Isaka na Esawu, ariko Esawu il a disparu. N'abamukomokaho uyu munsi ntabwo babamenya. Nta namwe ku isi wagenda ngo ndashaka kureba abanyedomu, ntaho, kuko Esawu niwe Edomu. Uyu munsi ntabwo wagenda uzenguruka isi ngo urashaka kureba abanyedomu, ntabo. Ariko uyu munsi tugenda duhura n'Abisirayeli kubera gusa ijambo yasuye mu kanwa. Ngo ese kuba nyisamura we mariki kandi nisonzeye, ngaburira ibyo yasamura ngo bizaza kera, ntabyo natege sinabyishinga. Amavuta y'umugabo yamurayemo. Yakobo ati okay, urahira ko umpaye kuba samuragwa nanjye nguha ibyo kurya. Ndabiguha ariko ubanza ume samuragwa. Jure moi d'abord. Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là. Là, je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Salon de Tom. Je suis fatigué. Ngo ararushye no gutegereza ibyo yasamuragwa bizaza kera, ariruhiye. Nubwo yararushye kubera ko avuye guhiga niki byose. Amen. Kuko yari umuhigi, sibyo? Amen. Yararushye. Ngo yararushye kandi ashonje. Yakobo rero aramubwira ati ngo vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. 31. Yakobo aramusubiza ati keretse twagura ubutware bwawe uyu munsi. Esaü répondit, voici je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Esawu aramusubiza ati ubu se ko ngiye gupfa ubwo butware bumariye iki? Ngo inzara y'umunsi umwe ngo iramwicara. Et Jacob dit, jure-le moi d'abord. Yakobo aramubwira ati ndahira uyu munsi. Et il lui jura. Aramurahira. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Yakobo ubutware bwe. Alors Jacob donna à Esaü du pain et du potage de lentilles. Yakobo aha Esawu umutsima n'ibishyimbo yatetse. Il mangea et but. Ararya aranywa. Puis se leva. Arahaguruka. Et s'en alla. Arigendera atazi ko yagujije ishano. C'est ainsi que Esaü méprisa le droit d'aînesse. Uko niko Esawu yasuzuguye ubutware bwe. Natwe rero bavandimwe, ibyanditswe bya ntabwo bivugira ubusa. Natwe iby'Imana itubwira kwiringira turabifite, kandi Imana yadusabye kubinezererwa nubwo tutarayibona, kugira ngo duhe Imana icyubahiro. Iyo unezerewe iby'Imana yakubwiye nubwo utarayibona, uba uraha Imana icyubahiro, kuko uba uyibwira ko wizera ko Imana itabeshya. Ariko mu gihe uzanezerwa gusa ariko wabibonye, uba wambuye Imana icyubahiro cyayo. Uyu Esawu ikibazo yagize, Esawu nta kwizera yari afite. Niyo mpamvu ibyiringiro byaramunaniye abivamo. Ngo unyihere icyo kurya ndiho ndapfa. Umuvandimwe aramubwira ati rahira yuko mpaye tuguze ubusamuragwa bwawe, ubutware bwawe. Iryo jambo ni ijambo rikomeye. Ni ukuvuga ngo iby'Imana yavuze kuri Aburahamu bigakomezwa muri Isaka, arabikandagiye, abihinduye zero, abihinduye ubusa. Kandi biriya yahinduye ubusa, c'était sa destinée. Ni ukuvuga ngo ajugunye muri poubelle
ejo he hazaza. Na niyo mpamvu urubyaro rwe rwarazimangatanye, amateka yarahanaguye. Maintenant on conjugue cet homme au passé. Uriya muntu iyo tumwiga nk'umuntu w'ibihe byahise. Ariko iyo twize Yakobo yahinduwe Isirayeli, ntabwo tumwiga mu mateka, ahubwo on le conjugue au présent. Kuko aravugwa none kandi azavugwa n'ejo, azavugwa iteka ryose. Nawe rero muvandimwe, aya masengesho tumaze mu minsi 5 ni amasengesho twatangiriye ku magambo avuga abanzi b'ukwizera, dushoje ku magambo avuga ngo nta kwizera ibyiringiro bihinduka imfa busa. Ntabwo uzinjira mu by'Imana isezeranye utabanje kubinezererwa mu kwizera. Bizaba kuri wowe lettre morte, bizaguma gusa ari amagambo y'imfa busa, kabone nubwo yavuzwe n'Imana, ubwo ngo nta kwizera ndishobora kwinezeza. Abaheburayo ibice 11:6. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Amen. Amen. Nta kwizera nta kwinezeza. Yesawu ntiyanejeje Imana ko yabuze kwizera. Ibintu byinshi mu buzima bwacu Imana yatugambiriyeho, tuba tubizi tutabizi, cyangwa Imana yaratuvuzeho twaba tubizi tutabizi, ntabwo bitugeraho, ntabwo bibaha, ntabwo bifata ishusho ngo twibwire n'abandi, tubibereke cyangwa babyibonere, kubera yuko ntabwo byasanze kwizera. Réjouissez-vous en espérance. Munezererwe byiringiro. On ne se réjouit pas parce qu'on est en plein dedans, ce que Dieu a dit. Ntabwo tunezerwa kuko duhagaze mu bimaze gusohozwa, ahubwo tuhamagariye kunezerwa iby'Imana itwiringiza muri Kristo Yesu. Murabona umukambwe Yakobo ariwe Isirayeli, igihe yahamagaye abana be 12 mbere yo kwapfa akiri muri Egiputa, we niyo yapfiriye, bakazaza kumuhamba i Kanani. Buri mwana akamubona mu mwuka icyo azaba cyo, niyo bita bénédiction prophétique de Jacob sur ses enfants. Iyo ageze ku by'Imana byiza ibikiye umwe mu bana be akayibona mu mwuka, yahanuraga yishimye nubwo bizaba we atakiriho, kuko yari umugabo w'umwuka. Yabona ibibi bizamubaho, mugero arahanura akababara. Umuntu w'umwuka rero ntabwo aba muri boxe, muri gereza ya le présent. Umuntu w'umwuka il transcende son époque, arenga igihe cye akabona biri imbere, nimba ari byiza akabinezererwa. Imana ihabwa icyubahiro. Guhemukira Imana kenshi nuko tuba turi muri box ya le présent turimo, ukibaza ko présent iba ya alpha na omega. Présent niyo tangiriro ni iherezo, bikagufungiraho. Nimba udafite amafaranga none aha wifuza, kubera iki wumva ko ejo utazayabona?
kubera iki? None se uyu munsi wa none wavuye icyo nicyo tukwiye kumenya. Si ukuvuga ngo ibyo urimo nonaha nibyo nyine nta bindi bihari. Niyo mpamvu witwa Arthur Schopenhauer, umufilozofe w'umudage, niwe yavuze ngo izi miliyari z'abantu zavuye. Urumva? Si ukuvuga ko atazi biology, rero aravuga nk'umufilozofe. Rero aravuga iki? Yaravuga ngo ibi tubonesha amaso ngo biradushuka. Niyo mpamvu yanditse igitabo cyitwa ngo Le Monde comme volonté et représentation. Aravuga ngo iyi si ibyo tubona ngo bihishwemo ibindi tutabona, nibo bibibyara, niyo bibizana. Ngo ibyo tubona ni représentation, ngo ariko iriya la volonté ihishe iraproduise ibintu. Ese aba bantu imyaka 2000 ntibigeze babaho. Nimba habaye umuntu umwe cyangwa babiri batatu bane batanu, abase bavuye. Yero aravuga ko isi uko tuyibona si kwiri. Amen. Aravuga ngo le réel baigne dans un tissu de force. Ngo ibi tutwa le réel ngo biri nko mu nyanja y'imbaraga zitaboneka zigenda zirema ibyo tubona. Imana ikubwiye ibintu binezererwe no gutarayibona, kubera yuko hari imbaraga zibihetse. Kandi ku isaha y'Imana ugiye utazi wowe uraza gukanguka gusa ubibona n'amaso yawe. Amashi menshi ku Mwami Yesu Kristo. Amen. Nubwo twebwe tutari abadisciple ba Schopenhauer, sibyo? Kuko uri yari umufilozofe qui ne croyait pas en Dieu, ntabwo yizeraga Imana, ni nk'abari aba Nietzsche. Ariko ibyo yavuze mwabyumvise, si byose? Yuko ibyo tubona bihishwe mu byo tutabona, kandi ibyo tutabona nibyo bibibyara. Wabibise? Ibi tutabona nibyo bibi par l'invisible. Ibi tubona hano bituruka mu byo tutabona. En fait, Arthur Schopenhauer ariho aravuga Abaheburayo 11:3. Kwizera no kutumenyekanisha ko isanzure n'ibirimo byaremwe n'ijambo ry'Imana. Kandi uko kwizera no kutumenyesha ko ibiboneka, ibigaragara bitavuye mu byo, ibiboneka ngo ni byavuye mu bigaragara. None si byo se ariho aravuga Schopenhauer? Nibyo sibyo? Noza aya mateka ya none aho urimo yari ari imyaka 100 iri inyuma yari ari yarabonekaga. None se ugawe ni waruhari, amateka yawe ni yarahari. Niyo mpamvu udakwiye kuvuga ngo ibintu biro birambabaza ubu ngo bimperane, bingira imbata, bimfate, bimbuze kwizera Imana yanjye, kwiringira Imana yanjye no kwitega ibyo Imana yavuze ko bizabaho, ko bikwiye kubaho kandi nanjye nkabibona. Amen. Ariko ntago nzanezerwa ariko nabibonye. Mwiye gutangira kubinezererwa nubwo bitaraba, kuko Imana ibivuga ntabwo igibeshya. Fate minota 5 dusengera Imana idukize kutizera, iduhe kunezererwa amasezerano, kunezererwa ibyiringiro tuyafitemo. Imana ishimwe. Nimba udafite iki wowe ntibiguherane, biraza kuboneka. Ibidakunze nonaha biraza gukunda ejo cyangwa mu mwanya uri imbere. Amen. Kuko ikibihetse gifite imbaraga yo kubiserura. Amen.